pasiteri kwiyahura ni kwiyahura ni ukwitandukanya n'ubuzima bwawe ku bushake ntawe ukugiriye inama. ese Yuda yanka Yesu? Ntabwo yangaga Yesu, ahubwo yamukundaga mu buji. Bisobanura ngo yizeye imbaraga za Yesu. Abaguze nawe yabitaga ibigori, abasazi. Mu itorero ry'Imana aho nabo ni intaza. Mu gusangira kw'abera ni ibicu bitagira amazi, ni ibiti bikokotse, ni umuraba ushega. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze nshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi shalom shalom, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge shalom shalom. Turakunda kuri gusenga everyday, ni gusenga buri munsi. Abari ku mugabane wa Burayi shalom shalom, Imana ibamugisha abantu muza mudushikira ku murimo w'Imana. Imana ibamugisha muri ku mugabane wa Burayi. Abari ku mugabane wa Amerika, Imana ibamugisha muza mudushikira ku murimo w'Imana, namwe Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane wa Aziya shalom shalom, Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom, Imana ibahe umugisha cyane. Reka tubashimire abantu mudubuza mudusengera kuri umurimo w'Imana, Imana ibahe umugisha. Nawe ushobora kuvuga ngo gusenga every kanyishigikire, kuko dufite ibikorwa bitandukanye bitari ngombwa kubivugira hano ku makamera, ariko Imana iguha umugisha wowe ugira ikintu ukora ku murimo w'Imana. Imana iguhe umugisha nkuko muri ku kamera gusa gusenga every turi kumwe na Dr. Rev. Pastor Mazuraho. Dr. Shalom shalom. Amakuru yanyu? Shalom. Imana iguha umugisha. Watangira usenga Imana. Imana turagushimiye, turaguhimbaje, bize neza ko duha umwanya mwiza. Tumaze iminsi tutaganirira kuri icana, ariko urabishatse ngo tubonane. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe waduhaye, ndagushimiye kubw'ubutware waduhaye, kuko wabuhawe mu ijuru no mu isi, natwe uratwohereza kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe mu mahanga yose, duhindira abantu kuba abigishwa bawe. Ndagushimiye ko ubyemeye ukaduha umwanya mwiza, atari benshi bawubona, ariko kuko uduhaye reka utubereho ingenzi wo gukiza imitima ya benshi, mu izina rya Yesu, amena. Pasiteri urakoze cyane. Pasiteri watubwiye yuko muri Bibiliya kuva mu itangiriro kugera mu byahishuriwe Yohana ko hariho ibyaha 320 370. Umaze kutwigisha ibyaha bigera kuri 28 kuva 28. Uyu munsi twatekereje ko twaganira ku cyaha cya 29. Icyaha cya 29 cyitwa kwiyahura. Kwiyahura. Imana iguha umugisha. Ese pasiteri kwiyahura ni? Kwiyahura ni ukwitandukanya n'ubuzima bwawe ku bushake, ntawe ukugiriye inama, ntawe uguhaye amabwiriza, gusa ukumva ubishaka ko wakwitandukanya n'ubuzima bwawe. Nibyo bita kwiyahura, ariko bivuye mu bushake bwawe ukabwigomwa. Ubwo rero birimo n'ubwego, birimo no kwica, kuko no kwica ubuzima bwawe naho ni ukwica. Urakoze pasiteri. Ikibazo cya kabiri, ese ni iki gituma umuntu yiyahura? Ibituma abantu biyahura ni byinshi cyane, aho bigira umubare. Icya mbere gituma abantu biyahura, umuntu wagize ubutunzi akaburya wenyine, akaba gito, ntashobore kugira uwabusaranganya nawe. Ijambo ry'Imana riravuga muri Luka 18:18 ngo umutunzi yegereye Yesu amubaza uko umuntu yakwinjira mu bwami bw'Imana, ariko Yesu aramubwira ngo uzi amategeko: ntukice, ntukibe, ntugasambane, ntugashinje mugenzi wawe nyuma ubahe so na nyoko. Avuze ngo ibyo byose yarabyubahirije. Agiye kugendera Yesu aravuga ati bugarutse nkubwire ikindi twari twibagiwe: genda ugurishe ubutunzi bwawe, amafaranga uyagabira abakene. Ijambo ry'Imana riravuga ngo agira agahinda kenshi cyane, kuko yari umutunzi cyane. Abantu benshi rero bakize bakanga gusangira ubutunzi bwabo na rubanda, hakaza ibihe biruhije byatuma bwa butunzi bubava mu maboko. Agira isoni ryo kuzaba hagati y'abantu yimye. Nuba ngo yarakize ntiyagira uwaha, kuko yarazi ko bitazamucika, ariko iyo bimuscitse abo yimye bakiriho atinya kuba hagati yabo. Babyita kwiyahura kuva mu ipfunwe, ipfunwe. Umuntu akaba yari umutegetsi agategeka nabi, yamara gutegeka nabi mu yategetse nabi hakagira utegeka. Ipfunwe rituma atashobora kubana n'uwo yategekaga, kuko atamutegetse neza, akiyahura. Abantu bakize ntibasaranganye ubutunzi bwabo na rubanda, bariyahura iyo bushize. Abantu bategetse bagategeka nabi
ntibubake mu butegetsi bwabo ubucuti, nabo bariyahura ku bwipfunwe. Ico ni icya mbere gituma abantu biyahura. Icya kabiri gituma abantu biyahura ni ubwoba bw'ubuzima. Abakaba atashobora kwihanganira ibihe biruhije, yamara akisanganira kuko adashoboye guhangana nabyo. Ibyo byabaye mu gihe c'ubucakara, babaga bamaze gufata abirabura bakabacisha mu nyanja babajanye kubagurisha. Noneho rero iyo bageraga mu nyanja batekerezaga ko bazabaho nabi, iyo bazagera agahitamo kwirekura akishora mu nyanja, kuko atekereza ko iyo azagera azabaho nabi kuruta uko yarari, agatinya ubuzima bw'ejo, yamara akiyahura. Ico ni ikindi catumye abantu benshi abirabura biyahura bisuka mu nyanja mu gihe ca traite de noir, igihe co gucuruza c'ubucakara bw'abantu. Bageraga mu nyanja bagira ubwoba bw'uko bazaba, bakiyahura bakijugunya mu nyanja. Ni ukwiyahura ko gutinya ibihe bizaza, ubwoba. Ica gatatu gituma abantu biyahura ni ukubura amahitamo. Uko kubura amahitamo ni ukuvuga ngo ni umusirikari uri ku rugamba. Wa musirikari uri ku rugamba barangije kumuzenguruka, ariko ubwo barangije kumuzenguruka akabona ko bagiye kumwica urupfu n'agashinyaguro, bakamubaza amabanga, babyita kwiyahura k'ubutwari. Ubwo kwiyahura k'ubutwari nako ntabwo Imana ikwemera. Kuba uri umusirikare ukaja ku rugamba, bambara kukugota ukanga gufatwa n'abanyamahanga cyangwa se n'abari mu ruhande rw'abanzi kugira ngo batagushinyagurira. Ibyo byarabaye kuri Sawuli n'abahungu be, Yonatani na Melikishuwa na Abinadabu. Abahungu ba Sawuli bose biyahuriye rimwe mu gihe c'urugamba hagati y'Abisirayeli n'Abafilisitiya. Ico gihe kwari ukwiyahura k'ubutwari kugira ngo badafata umwami Sawuli bakamushinyagurira, ahitamo kwisangarira mbere ngo basange yapfuye batagira ibyo bamubaza. Uko kwiyahura bakita kwiyahura k'ubutwari, ariko nako Imana ntikwemera. Rero hari no kwiyahura iyo abantu bagiye kwicwa ari rusange. Noneho rero bakavuga bati urupfu ruraza ruraba rubi, ahubwo reka twisanganire, twishire mu mugozi cyangwa twiyahure. Nabwo ni ubundi buryo bwo kwiyahura. Ubundi buryo bwo kwiyahura aho bukomoka biva mu kwikunda. Umuntu akaba yarakoze umushinga, yamara gukora umushinga akarangiza gutekereza ibyo wamushinga uzamugezaho. Bikunze kuba mu bihugu by'Abayapani kuko nibagira abantu benshi biyahura. Iyo akoze umushinga akabazi ko uzagera ahantu runaka, yamara uhomba, yarashaka kuba enjeniyere, none ya enjeniyeri arayibuze, yanga gushobora kubaho kuko atageze ku ntego. Bakwita kwiyahura k'umuntu warasa intego. Abayapani, Abafaransa bakunze kubikora kuko nibyo bihugu bigira umubare mwinshi w'abantu biyahura mu bihugu byo mw'isi. Abayapani cyo ca mbere, icya kabiri ni Abafaransa bagira abantu biyahura cyane. N'abantu bakora umushinga babona ko batawushikiriye. Ni umuntu ushaka kwiga, akaba ashaka kuba wenda profesere, yaba atageze kuri iyo grade cyangwa ashaka kuba dogiteri, atagera kuri iyo grade cyangwa ashaka kuba umutegetsi, atagera kuri ubwo butegetsi, nabwo akiyahura kubera atageze ku ntego yari yariyemeje. Akagira agahinda ku buryo adashaka kongera kubaho atabaye uwo arashaka kubaho. Hariho kwiyahura kwa Bahiterere, uko arabonye bagiye kumufata ngo bamushinyagurire, bamwica urupfu rubi, yariyahuye. Abantu rero biyahura mu nzira nyinshi, kuko hari abiyahura birasa abasirikari, hari abiyahura banywa uburozi, mu bundi bwo kwiyahura mu buryo traditionnel bw'amasekuruza. Hari abiyahura bimanika mu mugozi, rimwe gugacika, rimwe akirasa, akarasa atari mu cico, rimwe akanywa umuti aside akakira cyangwa se agapfa. Hari uburyo bwinshi bwo kwiyahura. Abandi bakifata bakishora mu nyanja bihambiriye. Ibyo byose ni uburyo bwo kwiyahura. Abandi bakaja kuri etaje z'amazu bagasimbuka, abandi bakaja mu giti cyo hejuru bagasimbuka. Ubwo ni uburyo butandukanye bwo kwiyahura, ariko ubwo bwose twavuze, bwaba ubwo kurata intego, bwaba ubwo kubura amahitamo, bwaba ubw'ubutwari,
bwabo bwo gutinya ubuzima bw'ejo hazaza, nta kwiyahura Imana ishigikira na kumwe. urakoze pastor. Ikibazo cya gatatu, ese umuntu wese wiyahuye azarimbuka? Umwuka w'Imana ntabwo tuzi igihe usangira umuntu. Iyo abantu biyahura cyane cyane mu cyaro biyahuza imigozi. Iyo amaze kuba umugozi arazamuka. Iyo amaze kuwumanika mu giti akerera, hari igihe aribwa akicuza, none agatangira kwinosha. Iyo usanze yapfuye usanga yiremye ibisebe aho umugozi wari ufashe ku ijosi, kuko yashakaga kuwukuramo ariko umugozi uramunanira, ariko noneho yirya umubiri arawutonekara ahasiga ibiguma. Ico gihe umwuka w'Imana umusanze aho ngaho, umwuka w'Imana niwe uhitamo igihe azasangira umuntu. Cyagiye rero wa mwuka w'Imana amusanze ariko unosha ashaka guca umugozi, hari igihe wende yaba atekereje ko ibyo akoze atari byo akicuza, ariko umugozi ukananirwa gucika. Ico gihe ibyo ntitwabimenya, nta kintu twafata umwanzuro. Hari igihe ushobora kuja muri etaje ya 10 ugasimbuka, wagera mu kirere ukimanuka ukicuza. Umwuka w'Imana gusanza mu kirere utari wikubita hasi ngo ushenjagurike, ariko ushobora kugira impinduka, kuko ntabwo kwizera bituruka ku mirimo ahubwo bituruka kurabukwa. Ico gihe naho ntaco twabivugaho. Ariko umuntu ufashe umwanzuro wese wo kwiyahura ni umwicanyi, kandi ntabwo ubushake bw'Imana bwemera kwiyahura uko ariko kose. Kandi kwibuza ubugingo ni icaha kibi, kuko watuza akanwa ke aba ari wo wiyishe. Nta kintu twabivugaho rero ngo tuvuge ngo birashoboka cyangwa ntibyashoboka, aho ngaho Imana nibizi. urakoze pastor. Ikibazo cya kane, none se Yuda yararimbutse? Yuda yararimbutse kuko byahanuwe na Yesu. Yohana 17 umurongo wa 12 aravuga ngo mu bampaye bose nta numwe najimije, ngo kereka umwana wo kurimbuka. Kuko Yesu yahanuye ko Yuda azarimbuka. Yuda atariyahura, we yabuze ubugingo. Aho ngaho byahamijwe na Yesu, byo biragaragara neza. Aha ngaha biragaragara kuko byahamijwe na Yesu, kandi nta twagisha impaka Yesu. Yaravuze ngo mu bo wampaye uko ari 12, noneho rero nta numwe natakaje, nta nuwo kurimbuka uri muri bo, kereka umwana wo kurimbuka. Niko avuga, umwana wo kurimbuka. Yanditswe muri Yohana 17 umurongo wa 12. Niba Yesu rero yararebye ubuzima bwa Yuda bw'ejo hazaza, akamenya ko azapfa ari uwo kurimbuka, Yesu yarabibonye. Ariko turebye muri Yohana 12 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 8, aho Yuda yagiriraga impuhwe abakene nta mpuhwe afite. Ubwo Yesu yagiraga kwa Mariya na Marita, Mariya noneho agafata amavuta y'indatira agati kitwa narada akasuka ku birenge bya Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo inzu yose yatamyemo impumuro y'amavuta. Yuda rero aravuga ngo mwaba bagome, aya mavuta kuri denari yo 300 ntiyabasha kugurishwa, ahubwo amafaranga agafasha abakene. Yesu kuko yeretswe biri mu mutima we, aravuga ngo Yuda ntabwo ari ukubabarira abakene, ahubwo ni ukuri umujura. Biragaragara ko Yuda atigeze yizera, yabaye membre mu ntumwa za Yesu, ariko kuko Yesu yahamije ko kugeza igihe bajyaga mu nzu ya Mariya na Marita, Yuda yarakiri umujura. Biragaragara ko yageze igihe cyo kwiyahura atarigeze yemera Yesu. Ubu rero nizo mpamvu Yesu yavuze ati mu wampaye nta numwe warimbutse kereka umwana wagenewe kurimbuka. Iyo Yesu abihamya, nta wundi waje impaka. Yuda we yararimbutse. Ni urakoze pastor. Ese Yuda yanka Yesu? ntabwo yangaga Yesu, ahubwo yamukundaga mu bujiji. Ni ukuvuga ngo gukunda mu bujiji bisobanura ngo yizeye imbaraga za Yesu. Abaguze nawe yabitaga ibigori, abasazi. Yesu ugendera hejuru y'amazi, Yesu ukiza abarwayi, Yesu uhumura impumyi, Yesu ugabanya imigati akayirema. Yesu ni iki cyamunanira? Uwo muntu uzaza agafata Yesu akamwica azava he? Abamuhaye amafaranga yabise ibigoryi. Ntiyamenya ko kwatuza akanwa k'umuntu ariko gakiza cyangwa kakarimbuza. Kuko mu Baroma igice cya 9 haravuga ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye uzakizwa. Aha ngaha rero nutizera ko Yesu Kristo ari umwami, nabwo uzarimbuka, kuko byose biva mu kwizera. Aha ngaha rero Yuda yakundaga Yesu, ariko akamukunda
mu nzira itari mu bushake bw'Imana. Ntabwo ari Yuda gusa byabayeho, na Petero igihe Yesu yahanuraga ko umwana w'umuntu agiye kugenda akagambanirwa n'abakuru, agapfa, akicwa, agahabwa, akazuka ku munsi wa gatatu, Petero yaravuze ngo biragatsindwa ibyo ntibikakubeho. Yesu aravuga ngo mva inyuma, nsubira inyuma yanjye Satani, umbereye igisitaza, urankunda ariko ushaka kuvuguruza ubushake bw'Imana. Rero abantu benshi bakunda Yesu mu bushake bwabo, ntibamukunde mu bushake bw'Imana. Nibyo Petero yabereye Satani. Ntabwo Petero yari Satani, ariko yaragiye mu mwuka wa Satani wo kurengera Yesu, noneho bikaza kuvuguruza ubushake bw'Imana. Na Yuda nawe yakundaga Yesu, ariko ntiyamukunda mu bushake bw'Imana, kuko byari byarahanuwe, kandi Yuda nawe yarasomye Ansiye Tesama ko Yesu azabambwa muri Yesaya 53 yarabizi. Iyo ari umuntu wasomye Bibiliya akabyumva neza, ariko bijya ko ari ubuhanuzi bigiye gusohora, ntahitemo kubusohoza kandi ari mu batoranijwe. Ahangaha rero yakunze Yesu mu bujiji, ariko yaramukundaga. Yizeye imbaraga ze, yumva ko batamushobora. Ibyo byonyine nabyo birahagije kubimenya, kuko yayariye azi yuko bataramushobora. Ikindi noneho rero icyagaragaje ko yamukundaga, nuko abonye Yesu urubanza rumutsinze, yarafashe ya mafaranga yasubiza abatambyi, ibice by'ifeza 30. Abatambyi barabyanga, baravuga ngo iyi ni marchandise vendue ni reprise ni échange, kwibyagurishijwe bitagomba gusubizwa. Agira agahinda kenshi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo arasohoka, ni Mateyo 27:3 kugera ku 10, arasohoka, ariko bya bice by'ifeza 30 bishugunya mu rusengero, arasohoka aja kwimanika. Noneho rero ya mafaranga, kuko yaguze Yesu, bayita amafaranga y'amaraso, barayafashe bagwa isambu. Ya sambu ntagombye kwitirirwa nyirayo, baravuga ngo bazayihambamwe abasuhuke, bayita Hakerudama, baravuga ngo isambu y'amaraso. Ahangari cyagaragaje ko Yuda akundaga Yesu, nuko yababajwe nuko Yesu atsinzwe. Ariko uko yakundaga amafaranga birengeje, byatumye yemera kufutuza akanwa ke ngo amugurishe, yumvikana n'abatambyi. Ahangaha rero ijambo ry'Imana muri Timoteyo ya mbere igice cya 6 umurongo waho n'uwa 10 aravuga ngo gukunda impiya ni umuzi w'ibibi byose. Benshi barazirarikiye bava mu byizerwa, baragwa bagera mu bihanebereza. Ni ukuvuga ngo gukunda impiya ni umuzi w'ibibi byose. Yakunze amafaranga cyane, yakunda na Yesu, maze birahiganwa, amafaranga yishutsa Yesu imbaraga imbere ya Yuda. Urakoze Pastor. Ikibazo cya 6, none se ko Yuda yasohoje ibyahanuwe, byari gusohoza nde? Abapagani bari benshi. Ubundi Yesu yaravuze ngo umwana w'umuntu agiye kugambanirwa, nk'uko byanditswe kuri we, ni Mateyo 26 uturutse ku murongo wa 24 kugeza 30. Umwana w'umuntu agiye kugambanirwa nk'uko byanditswe kuri we, ariko umuntu wese ugambanira umwana w'umuntu azabona ishano. Icabaga ciza nuko yabataravuze. Ahangaha Yesu yabivugaga Yuda ahari. Noneho rero Yesu yashaka kwerekana ko abapagani bo kumwica barahari kandi barahagije. Niyo Yuda atari kumugambanira, yaratoranijwe mu ntumwa, abagome bari bahari, abo kumwica bari bahari, ndetse n'abamushira ibibanza byari bahagije ngo bamwishire Yuda atamugurishije. None se iyo Yuda atagurisha, ntiyari yanyuze imbere ya Pilato? Ubwo nuvuga ngo n'abaroma n'abapagani bari bahagije kwica Yesu. Abayuda bamugambaniye bari benshi, Yesu atatoranije, bari bahagije kumwica. Ariko ntabwo Yesu yatoranije mu bintumwa 12 zo kwamamaza ubutumwa bwiza mu mahanga yose, yahaye ubutware mu ijuru no mu isi, kuko nawe yabuhawe. Si wagombaga kwihitamo kuja kugambanira umwana w'Imana kandi abagome bahari, agashaka kwerekana ko arusha abapagani ubugome. Icyo ni icyaha Yuda yakoze cyane, guhitamo gusohoza icyaha. Urakoze Pastor. Ikibazo cya 7, ese ubugambanyi mu bana b'Imana uyu munsi bubaho? Usomye Timoteyo ya 2 igice cya 3 umurongo wa 4 aravuga ngo mu minsi y'imperuka, ijambo ry'Imana aravuga ngo abakunda amafaranga, abatubaha ababyeyi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abatuka base, abakunda impiya. Ariko ijambo ku murongo wa 4 riravuga ngo mu gihe cy'imperuka hose hazaba hari abagambanyi. Abapasire bagambanira abandi, abavuga ubutumwa bakagambanira abandi, abadiyakoni bakagambanirana, abaririmbyi bakagambanirana, mu kazi ka leta abantu bakagambanirana. Ahantu hose hari amafaranga haranga ubugambanyi. Nizo mpamvu Bibiliya yemera ko mu minsi y'imperuka, iminsi y'imperuka ntabwo isiga abakristo, ko nabo ni abantu.
mw'itorero no haba ubugambanyi umuntu akirukanwa azize ubusa kubera bamugambaniye, umuntu agahagarikwa ku murimo azize ko bamugambaniye kandi ari mw'itorero kubera hari amafaranga. Ico gihe ahantu hari amafaranga ubundi ntabura ubugambanyi. Mu minsi y'imperuka rero ubugambanyi burahari. Abantu basa batyo Yuda yabivuzeho umurongo waho wa 12 haravuga ngo mw'itorero ry'Imana aho nabo ni intaza mu gusangira kw'abera, ni ibicu bitagira amazi, ni ibiti bikokotse, ni umuraba ushega. Hariya avuga ngo ni ibiti bikokotse bitera imbuto byapfuye kabiri, bisobanura ngo abo bantu ba mw'itorero basakuriye. Abo bantu basakuriya rero ntabwo babura kugambanirana, ubwoko bw'ibyaha byose barabifite, baba abayobozi b'itorero, baba abayoboke baryo, baba bari mu nzego z'itorero, baba bari mu nzego z'isi, abo bose ntabwo ubugambanyi buva mu bantu, kandi ubugambanyi buturuka mu makimbirane, kandi amakimbirane bisobanura ngo abantu. Ahantu hari abantu rero kuko hatabura amakimbirane ntihabura ubugambanyi kuko iyo mitima mibi irahari. Niba mu ntumwa za Yesu ko ari 12 zatoranijwe harabonetsemo umugambanyi wo kugambanira umwana w'Imana, kangahe noneho abari mw'itorero rya none batashobora kugambanirana cyangwa ngo bagambanire n'ibyo bizeye. Ahangaha rero mw'isi hari abagambanyi, mw'itorero ry'Imana hari abagambanyi, kuko Yesu yaravuze, Yobu yaravuze ngo nta wabasha gukura ikintu gitunganye mu kintu canduye ngo ninde wabishoboye. Ni Yobu 14 umurongo wa 4. Ariko noneho rero Yesu nawe aravuga Matayo 13 umurongo wa 24 ngo mureke urukungu n'amasaka bikurane. Ababi bazahoraho, abo kugambana mu rusengero bazahoraho, kuko Imana guhana kwayo nto gusibanganya imbabazi zayo, ariko imbabazi zayo nazo nto zakuraho urubanza. Nizo mpamvu Imana ibyihorera, kuko ibyo twakoze byose bizanyura mu rubanza. Abo bagambanye bari mw'itorero, abo bagambanira abadiyakoni bagenzi babo, abo bagambanira abashumba bagenzi babo, bagambanira abavuga butumwa, ijambo ry'Imana riravuga ngo abo bagambanyi umugabane we ni muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku. Kuko Abakorinto ba 2:5 umurongo wa 10 yavuga ngo kuko buri wese azahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo buri wese ahabwe ibihwanye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri, byaba bibi cyangwa byaba byiza. Nizo mpamvu imanza zizabaho, hazaba imanza z'ababi n'imanza z'abeza, kandi abeza Petero yaravuze ngo bizatangirira no mu rusengero rw'Imana. Ndetse imanza niba bizatangirira no mu rusengero rw'Imana, hanzeho bizaba ari agahumamunwa. Ariko abagambanyi mw'itorero barahari kugeza na bugingo n'uyu. Ahubwo ico twagira inama abantu bango, niba waremeye Yesu Kristo nk'umwami ntukiyahure. Icyaha ca 29 kwiyahura, ntukiyahure. Ni icyaha gikomeye kuko kwihana biragoye, kandi iyo umuntu yihebye ntaba kigira urukundo. Nubango iyo umuntu yarangiye gushira umugozi mw'ijosi nta rukundo aba afite, kuko aba atikunze ubwe. Cyagiye rero utagira urukundo nta kindi cavuka nyuma y'urukundo. Nubango kurimbuka kuba gutebutse. Urakoze Pastor. Ese Pastor, kunywa ibiyovyabwenge ntabwo ari ukwiyahura? Benshi barabikoresha, twabivuzeho acide. Uri acide hari n'ibiyovyabwenge biri mu rwego rwa acide. Ibyo biyovyabwenge biri mu rwego rwa acide wabyiyahuza. Ntabwo wakwiyahuza acide cyangwa ibiyovyabwenge gusa binyobwa, ahubwo n'ibyo kurya ushaka wabyiyahuza. Si ukurya ugaturika se? Abantu benshi barariye baraturika kandi turabazi. Tuvuga ibiyovyabwenge by'amadroge atari ibi by'uburozi byo gupfa. Ntabwo umuntu n'ubundi aba yiyishe, nubwo ntabwo aba yiyahuye. Ndavuga bitewe n'umugambi yafashe. Niba yavuze ngo agiye kubinywa bimwice, byamwica koko. Ntabwo ari ibyo gusa. Noneho rero ico warya cose ukavuga ngo nshaka ko kinyica cakwica, none se uregeje urugero y'abantu bijugunye mu nyanja bakamira amazi, ko bavamo bakabakuramo amazi babakamura, siyatuma barokoka. Ubwo si bagumye kuyuzura, siyatuma bapfa. Ico rero warenze urugero cose kiri mu nda kirakwica. Ushatse kwiyahuza ibirayi baba bati ngiye kubirya ndiye kugira iherezo nturike. Ushaka kwiyahuza inyama urazirya ntizigira iherezo uturike. Ushaka kwiyahuza ibinyobwa wabyiyahuza ugaturika. Ntaco utarya ngo uturike. Niyo acide. Igituma acide bayikunda ni ukunywa gake kandi nako kakakwica.
ariko ushaka kwiyahuza ibitarimo aside wagira byinshi. Urakoze pasiteri, warimo uravuga ubugambanyi, nico wari usoje uvuga yuko mu minsi y'imperuka hazabaho umugambanyi nk'uko Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko. Kayuda Yego uvuze ko hari ubugambanyi. Ese ko iyo umuntu nk'urugero umuntu akora akazi akitwa ngo ni umurokore akagambanira umuntu bakamwirukana mu kazi, yarangiza akibeta mu rusenga cyangwa akaja kureba bishop ati Imana imbabare naragambanye, ico gihe uwo muntu ahita babarirwa atasanze wa muntu yamwirukanye? Umva ico cyaha hariho ibyaha bigoye kwatura se pastor? kubabarira kw'Imana ntabwo ari twe tubihimbago. Oya, kuvuga ngo uwo muntu azababarirwa ari uko amusabye imbabazi. Umugambi w'Imana gusaba imbabazi iyo uzusabye ababarira biterwa ahubwo n'icyerekezo cy'umutima umenetse. Nuvuga ngo iyo ugiye gusaba imbabazi Imana ireba umutima, abivuye ku mutima, ntireba ko wabonanye n'uwo wahemukiye, kuko wahemukiye wamuryarya nabyo si igihamya rero ngo niba wasabye imbabazi uwo wahemukiye ngo ubwo wababariwe, ahubwo kubabarirwa biterwa n'icyerekezo cy'umutima. Aho ngaho ntaco twabivugaho. Nizo mpamvu uwo wahemukiye ari kure wasaba imbabazi ukababarirwa, uwahemukiye ari hafi ukamusaba imbabazi utamuryarye wababarira, ariko uburyarya ntiwababarirwa. Ahangaha rero kuvuga ngo wirukanishe umuntu ku kazi ntabwo tubabarirwa, kuko twasubije ibyo twangirije. Ngo bamubwire ngo noneho ngo wamukuje ku kazi ngo uzababarirwa ngo ari uko umusubije ku kazi. Oya, ntabwo Imana itwishyuza, kuko ibyakoze n'intumwa 17 umurongo wa 30 aravuga ngo iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije. Ntabwo Imana yishyuza ibyaha twakoze mbere yo kwatura, ntabwo ibyishyuza. Nizo mpamvu iyo ibye miliyoni ukagenda ukabwira umuntu ati narayibye mbabarira, we ntabwo ashobora kwanga kukubabarira, ariko Imana yiba yakubabariye ukazayashaka cyangwa ugafungwa cyangwa ugapfa, ariko Imana iba yakubabariye. kuko kukubabarira imbabazi z'Imana ntabwo zatuma udapfa, ariko zatuma ubona ubugingo buhoraho. None se pasiteri, uvuze yuko iminsi yo kutamenya cyangwa ibyaha twakoze mu gihe cyo kutamenya ko Imana ibyirengagiza, iyo wihariye. Yego, mu gihe rero wamaze kumenya, wamaze kumurikirwa n'umuco, wamaze kumenya Yesu, wamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza, ukaba ukijijwe, warangiza ukabuza uti noneho n'ubundi nubwo nagambanira umuntu nzihana, noneho ukirukanisha umuntu mu kazi ukamugambanira bakamwirukana, uyu muntu akaja mu rugo, abana bakareka kuja ku ishuri, warangiza kandi warakiwe n'umuco, noneho ukarangiza ukibeta mu cyumba cyangwa ukaja ahantu kure umupasiteri cyangwa ukagirane. Ese ico gihe wahita ubabarirwa? Uko kugwa n'ukwa buri wese. Bibiliya bivuga Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa 4 na 6 bavuga ngo abo barangije kumurikirwa n'umuco bagasogogera ku mpano iva mu ijuru, bakagaburirwa ijambo ry'Imana, bamara bakasubira inyuma bakagwa bakava. Mu kugwa n'ukwa bose, ariko kuvamo n'ukwa bamwe. Ahangaha rero kuvuga ngo uwaguye wese yaramurikiwe ngo ntiyakwihanwa Imana yemere, ni ikinyoma. Umuntu ugihumeka wese arihana, apfa kuba afite umutima umenetse. Ikindi noneho rero igituma umuntu ababarirwa atishyuye ibyo yangirije nuko biri mu rukundo rw'Imana. Abaroma 5 umurongo wa 8 aravuga ngo icyerekana urukundo rw'Imana nuko Kristo yapfuye tukiri abanyabyaha. Ntabwo Yesu yapfuye tubanje gusubiza, ahubwo yapfuye tukiri abanyabyaha. Nizo mpamvu umuntu wakoze amanyanga akangiriza, iyo yihanye ntabwo Imana imuha imbabazi kuko yishyuye, ahubwo Imana imuha imbabazi kuko yegereye afite umutima umenetse, Imana ikamuruhura. Yazacirwa urubanza n'abo yangiririje biramureba, ariko Imana ibarangije kumuha imbabazi zayo. Umuntu rero ugihumeka wese ahabwa imbabazi. Pasiteri, tugana ku musozo, ni iyihe nama watanga ku bantu bakurikiye gusenga bari ku mpande zine z'isi? Niyihe? Icayurimbuje Yuda nico giye kubanza gukomozaho. Ntabwo ari uko yagurishije Yesu. Icarimbuje Yuda ntabwo ari uko yakiriye amafaranga. Icarimbuje Yuda si uko yasubije abatambyi. Icarimbuje Yuda si uko yajugunye mu rusengero, ahubwo ni uko amaze kuyajugunya mu rusengero agomba kuvuga ati Yesu mbabarira. Yari kubarirwa nubwo yari yayashikiye, nubwo itari kuyasubiza abatambyi, ariko ijambo ryo ngo mbabarira araribura, ahubwo arafatwa umugozi ariyahura. Nukuvuga ngo ico nagira inama rero abantu bakwiriye
hangana n'ubuzima kuko isi ni ibibazo, kandi uwigishijwe n'isi niwe muhanga, kuko Descartes yaravuze ngo igitabo gikomeye ku isi kandi kinini ni inararibonye y'ubuzima. Rero iyo umuntu yanze kwiga aba ashaka gupfa, kandi iyo umuntu ahagaritse kwiga isi irakomeza ikigisha. Nizo mpamvu kwiyahura kubera utinya ubuzima ni icyaha imbere y'Imana. Abiyahura bose n'abafite uwo mugambi bisubireho basaba imbabazi kugira ngo Imana ibababarire kandi bazahabwe ubugingo buhoraho. Yuda iyo yatura amaze gufata amafaranga, abonye urubanza rumutsinze, Yesu yari afite umwanya wo kumubabarira, kuko na Petero yaramwihakanye ariko nyuma asaba imbabazi arira. Izo mpamvu umuntu wese wakoze icyaha iyo yihannye arababarirwa. Icyaha kitabarirwa ni ugutuka umwuka wera, kuko ari ukwanga kwizera. urakoze pasiteri, Imana iguhe umugisha. Sinzi ko hari icyo wakongeraho. Chano ya gusenga everyday, nimero ya telefone 0786696220 kuri chano ya gusenga everyday 0786696220. Murakoze kutugana kuri chano ya gusenga everyday. Imana ibahe umugisha. Pasiteri, ese ko izi nyigisho uri murigisha, wakwifuza inyigisho, izi nyigisho wigisha, wakwifuza kuvuga ngo akeneye inyigisho yawe igitabo cy'ijuru, none numva ubyigisha ukura kubyigisha kuri gusenga everyday, abifuza za Daniyeli, abifuza amateka y'Itorero, ese abifuza n'izindi sarabisi, bazifuza byagenda gute? Murebere kuri channel ya gusenga everyday, iyo nimero twabahaye 0786696220. Inyigisho z'ubwoko bwose, uburyo bwose murazibona. Murabona igitabo cy'ibyahishuwe gisobanuye neza, murabona Daniyeli bisobanuye neza, murabona inyigisho zo kugaruka kwa Yesu bisobanuye neza, murabona amateka y'Itorero bisobanuye neza, murabona isezerano risha bisobanuye neza, murabona ibyo mwifuza byose, doctrine zitandukanye z'uburyo 10 murazihasanga. Noneho murasangaho n'ibyaha bitandukanye abantu bakora. Imana izabafasha kugira ngo mukure by'ingenzi byo gufasha umurimo w'Imana. Murakoze. Pasiteri, ese iki gitabo urimo urategura, nubwo tubivuze igitabo urimo urategura gisobanura Bibiliya, ese urateganya ko tuzakimurika ryari canke n'igihe kingana gute iki gitabo? Nyuma y'amezi 2 kizaba kiri tayari, kizaba cuzuye. Tuzakimunikira abantu bifuza kumenya ubusobanuro bwa Bibiliya yose. Ni nka Silvore de la Bible, nico twakoze. Urakoze pasiteri, reka tugushimire, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu uzubana natwe mu kiganiro, reka tugushimire tubw'Imana, Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu uzufata ibiganiro byacu akabihereza inshuti cyangwa akabiparitaja, akabisharinga mu yandi magurupe, nawe Imana iguhe umugisha. Reka dushimire nawe wakoze subscribe cyangwa wakoze sabone, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka nawe ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri gusenga everyday, tugusaba gukanda subscribe cyangwa gukora sabone no gusharinga, guparitira, guhereza inshuti yawe. Uzaba udufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Ikiganiro naho ubutaha. Shalom shalom Shalom. shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.